Koko mana yanjye ni ukuvuga ngo wowe uje gushaka umukobwa wanjye uri sembwa uri mabwa rero mba ari umukobwa wanjye ukeneye ku mafaranga nayo ufite nakugira inama yo kuva hano ugatumuka pe kuko mbaye nanarakaye n'amamiliyoni ndimo gushaka ku mukobwa wanjye ntanagutikura. ariko arakima ndabizi neza kuko noneho ngiye kugenda mutera injuga ibyo mfite ibyo n'ubu byose ndabimutereka imbere noneho nahoramo n'iyi simati yanjye amakoresho noneho bagahita baguhereza abakobwa nk'ijana. Ese ubundi njye nshaka kuzaba umukire ku buryo ngomba kujya nicara gutya nk'umuntu w'umukire ko njye mfite umukobwa wanjye ngomba kuzamesha amafaranga amamiliyoni nshaka nk'amamiliyoni 10. Agahungu kazaza k'amafuti kaza kundebera umukobwa n'amafaranga aho ngako no kugakubita nkagaca amazuru uvuga ngo njyewe nk'umuntu wabyaye neza igikobwa cy'ikidomange no kukifata neza ku buryo bazanywa inka 15 n'amamiliyoni 10. Nicara gutya nk'umuntu w'umuherwe n'ibintu ntaritarize bikaba ari sawa. Bana ndabona noneho kiriya gisaza gihagaze hari ahantu kanze ngende nitere injuga z'umukobwa wacu kugira kimwe. Kiriya gisaza nabonye ariko nacyo gicanye ku jisho ntabwo wapfa kukinjirira cyenkeke ariko ngiye kugenda makoresho urashoboye kandi wagenda ukamubeshya akabyemera ariko ni n'uwa kera ntabwo azaho iterambere bigeze kugenda mu beshye kandi arabyemera ndabizi neza. Bose yewe ni ukuvuga ngo mwiriwe muze wiriwe neza mwana wa komeza ibikomere none se ko ndamukiye oya ntabwo ari ukukuramukira kandi saa sita zageze. Saa sita zageze ariko iyo nta kintu ndatamira mbona uje kuntera umwaku kandi mbafite ibintu by'ibibazo muri njye mba ngomba kwigaho. Oya ntabwo ari umwaku kandi nyine ibibazo ntabwo byabura rego uri ku isi. None se mwana wa ubundi uje gukora iki hano uragenzwa n'icyo urabona njye nawe ntabwo turi mu myaka imwe ngo twaganira umukobwa wanjye muri mu rugero rumwe ntawe uhari ngo muraganira ubundi uje gukora iki hano? Yego muze ubivuze neza urashe ku ngingo nyine naje hano nje kureba umukobwa wawe ngo nyine wowe nyine imyaka irakujyanye nje kureba umukobwa wawe ahubwo twamuganiraho mu gihe adahari. Ubwo se rero twe warwanitse ngo uje kuganira na muzehe none se ubwo wowe n'umukobwa wanjye mu bihuza mukabiganira njyewe nari kubagiraho inama yihe ko wari ugomba gukunda akazanyereka umukwe. Ni njyewe nshaka kuba umukwe wawe njyewe makoresho n'abantu wawe amazi yabo yaguye mu yandi noneho wowe ikintu cyuri bwakore ni kimwe ni ukubwira uwo mukobwa wawe akanyemera ntabwo yapfa kunyemera uriya mukobwa ariyemera aribya arikunda. Nimbere y'abahungu b'iki gihe mwaburiye ubwenge umukobwa wanjye ko nzi ko ari umwana witonda ari ingoma waba utoraguye mu giteme yiyemera gute cyangwa ntabwo uzi guteretura aho urasamye umeze nka cya rutoka ariko utwana tw'ikiguzi twebwe kera mu myaka yawe twarateretaga kakahava uzi ko nabaga nagiye gutereta umukobwa nta mugeraho gutya agahita yibwirira. Rero muzehe twebwe kera byari byoroshye nk'amazi niyo mpamvu baba bateretaga ariko twebwe ubu ngubu birakomeye ni ukubanza akakubaza utunze iki ufite iki iwanyu mutunze iki mufite ibintu bingana gute noneho nkanjye rero wabingiramo kubera ntabwo nunze ibintu bya hatari wabingiramo umukobwa wawe akanyemera. Kuko mana yanjye ni ukuvuga ngo wowe uje gushaka umukobwa wanjye uri sembwa uri mabwa rero mba ari umukobwa wanjye ukeneye ku mafaranga nayo ufite nakugira inama yo kuva hano ugatumuka pe kuko mbaye nanarakaye n'amamiliyoni ndimo gushaka ku mukobwa wanjye ntanagutikura kuko umukobwa wanjye bagomba kunywa inka 10 na miliyoni 10 niba nazo ufite ubwo uje hano uje gukora iki ko kaba kicaye nk'agakire nta mafaranga gafite. Umva shapeti twumvikana wagezeyo sawa nimba wagezeyo none umva ubwira ugiye gupakira imifuka 40 ya kawunga uyizamure haruguru nyine kuri depo uri kumva kuri depo ruguru
abantu bariyo ariko bariyo ubwo nyine numara kugerayo noneho umanuka na fera beto kuri iriya nzu yo ndi kubaka nyine. Hoya kariya ni akazi ndashaka kubaka taje igeretse nka 3. ruguru hari urubanza ngo naguze rwa danje. Ubwo ngubwo nyine ibindi bizagenda byinjiramo n'amafaranga ndabizi uzayakorera ukunda amafaranga nawe. Hoya wowe nugira ikibazo tuzakorana nutandyarya. Ubwo ngubwo nyine bikurikirane nanjye hari utuntu narindimo nyine hano kankomeza akazi nyine kandi kuraje sawa. Wabarira nyine nagusakurije ariko nyine ni iby'akazi nuko nyihanganira. Ubwo nyine twakomeza cya kiganiro cyo twari turimo. Aho ya mwana wa nugira ikibazo ikiganiro cyo tugomba kugikomeza kuko numvise wowe ufite business imishinga yagutse. Umuntu ushaka no kubaka etaje waguze ibibanza ufite imodoka itwara amasquare beto urumva nakwima iki mwana we? Ibyo biroroshye nyine ntago wiyemera abantu nibo bakwemera. Kwiyemera ntago aba ari byiza. Buriya niyo mpamvu waje ngiye nkuvugisha neza nk'ubwati mwana wanjye uzi ubwenge uzanakira. Niyo mpamvu eriganye ntabwo nshishikajwe nuko wakica akazi bitewe n'ikiganiro twari kugira. Ariko nyine woje mu gihe gikwiriye niba ari umukobwa wanjye ushaka ndemera kumugwape kuko ndumva wowe ufite amafaranga nta kintu nakwima. Umukobwa wanjye ndaje mbikugiremo kandi ndabiza azabyemera. Ese naramubyaye ntago anegeka. Yes, umuntu w'umupapa yakifatiye ntabwo umwana yabyanga. Nawe nyine nk'umubyeyi umwana yagusuzugura kandi abakobwa batinya ababyeyi babo. Wowe n'ubinjiramo birakunda karakaza uko ndi kuzamura nake iranzu yo ndi kuzamura ku buryo twahita tunayishinga tukanayijyamo tugakoresha n'igikoni karanga. Ukuvuga ngo rero mbere yuko dukora icyo kiganiro cyo kuvuga ngo ubukwe menya n'ibiki nuko ubanza kubona izo miliyoni 10 n'inka 10 niba uzifite cyangwa mbwire neza nimba ufite kubaka amazu gusa udashoboye guko umukobwa wanjye. Reka muze nawe urimo urakabye urimo urarengera. Nose uri kubona nibwahite nkohereza inkwano baguhereza n'inka n'ibiki n'amafaranga yanjye yose. Umukobwa wawe naganzi nta nubwo arananyemera. Wowe bingiremo gusa icyo ushaka cyose nizo nka nizo miliyoni nzanarenzaho. Rega mwana we ibyo nkubwira ntago ari ugufera nukuvuga ngo ibiryo bigira vitamini ni ibiriwe imikuta. Izo miliyoni ugomba kuzizana hakiri kare matangira kuryaho kugira ngo numve ko nanjye nabyara. Umva rero muze ntago watangira kurya amafaranga diri taracamo. Ariko se ubundi wowe urambwira ngo izo nkwano uzazizana jini yaciyemo. Hari ngo ufite amamiliyoni ngo ufite ngo n'amazu urimo kubaka. Ese uvuka nkubaza nimba ufite amafaranga ukaba wambaye nk'imbwa y'agasozi ubwo ayo mafaranga miliyoni ndi gushaka uzayabona. Dore ibyenda wajyana n'ibyayi niko wambaye ibirinete byavuyemo amaso ahubwo habura gato ngo n'ibyawe biturumbuke. Mana yanjye nk'amafaranga uyu mupira cy'umwe wa 500. Ariko muze nawe utangiye kurengera urimo urankontorora urimo uransaka. Uyu no mupira wo wonyine nawe ukuye China hanze. Uza amatike yawugiyeho byo byonyine kugira mu Rwanda ntangire kuwamba nicekamo nkagutya. Nkubaze mu Chinese we biragaragara ko umuntu wagiye muri China ashobora kuba afite kaminuza. Okay banza mvira urimo kwa China Shinwa. Nataka kumva gishwenwa nkanga jinga. Ariko ndashaka nkubaze ubonye ko imyaka imajije kuba 100 uje kumfera wowe. Urakeka njyewe ntabwo ngeze ntabwo nize mu myaka yanjye. Ya ntabwo wize nese wiza ya. Je suis makoresho na trade je suis pastor alansha. Nakumvishe wowe. Niba utari igitamaze. Ndakubonye wowe uri imbwa y'umusige ahubwo imwe yigendera. Nese mape twari turimo urayihinduye ugiye kunuka. Mwese nakubajije ngo wize amashuri angahe urangije ujya kurapa ibyo nimo kumbwira ntabwo ndi kubyumva. Nakubajije ibyo nkubaza nsubiza ntabwo nsubiza cyangwa ndivemo umukobwa wanjye ntabwo nabuza bomo. None se amashuri ni yakwa cyangwa na amafaranga arakora ariko none ngiye kumbeca ngo iki cyenda wagiguze muri China kandi mbona ari icyayi cyo gahesha umwana. Okay muze kugira wemere ko navuye China n'imbyino zaho ndazizi ngiye kukwereka imwe muri zo. Okay haguruka breaking turebe. No. Ariko ndashaka
barikizo izo ni imbyino za China cyangwa aho ngaho muri izungu dushaka ese kamubaze China wabonye bajya aho ngaho bakazunguza ibyo batazunguza ariko muze ufite ikihe kibazo imirongo yari iri kwirodinga buriya nayo ngiye gukomeza ariko wowe urimo uravunesha umutwe nyumvira igicucu urambyange imirongo iri kwirodinga urimo kublokinga nicyo cyabura ibwenge ngo cyavuye China ongera ubyine turebe muze kubera umukobwa wawe nemeye kubimbwa imbere yawe nkakubyinira ariko ayo magambo uyitondere kuko nagukocora nakocora bene wanyu wagicucu je nk'umuntu w'umusaza no gukubitwa n'imbwa y'umusegira aho ngaho itazi no kubureka ariko muze kugira umenye ko ndi se